Iki ni igice cya gatatu cy'ikiganiro cyacu dusanzwe tubona iyi episode ya gatatu. Hindura isi uhereye kuri wowe aka kanya nta muntu urebeyeho. Bavandimwe nshuti bantu banjye mwese muri ab'agaciro, mwakoze sabu ndabashimiye, nawe utarakora sabu ndagushimiye. Wajoininga umuryango ukamenya kwisobanukirwa uwo uriwe. Mbahaye ikaze mu kiganiro no ofisiye nk'isanzwe. Muri episode ya kabiri twabonye ko wowe uri igisubizo ku isi, ko utagomba gutinya kubaho kandi ugomba gutangira kuba uwo wifuza kuba we aka kanya. None reka twerekeze ku rufatiro rw'igice cya gatatu. Impinduka nyazo ziva imbere, ntizizanwe n'abandi ahubwo zikazanwa nawe ku giti cyawe. Ikintu cya mbere twasanga muri kiganiro kandi cyagufasha cyatuma wifuza kuba uwo uriwe n'uzaba we wahazaza, ukamenya kwifatira icyemezo. Ntutegereze isi ngo hinduke, itegure guhindura isi uko waba uri kose. Abantu benshi baravuga bati iyo leta ihinduka ubuzima bwacu bwari kuzaba bwiza. Iyo abandi baza kumpa amahirwe nari kuba umuherwe, ariko byaranze. Ibyo ngibyo nibyo abantu bimagina, ariko siko kuri. Ahubwo wowe ubwawe ugomba kubigwanira ukiteza imbere ku giti cyawe. Ibyo byose bishobora kuba ukuri, ariko nta mpinduka ifatika itangirira hanze. Isi ihinduka iyo umuntu umwe ahinduye uko abona ubuzima, uko afata abandi niko nawe ubwe yifata ku giti cye. Iyo uhisemo kugira amahoro mu mutima wawe uba utangiye kuyubaka mu bandi. Iyo uhisemo kugira imbabazi uba uri gusenya inzika hagati y'imiryango n'inzangano hagati y'abavandimwe. Iyo wiyemeje kugira gahunda uba uri gutanga icyerekezo kuri benshi cyiza bakazakureberaho. Isi ntihinduka kubera igitutu, ahubwo isi ihinduka ku rugero rwo guhinduka ku mutima wawe. Buri muntu wese akoze ibi ngibi isi yahinduka, twabonye aho hejuru. Ikintu cya kabiri turi buze gusanga muri iki kiganiro, uko witwara ku bintu bityo niko isi izakubonamo umunyacyubahiro n'abantu ubwabo bakaguha agaciro ku isi. Nta muntu ugira ubuyobozi bwo hejuru atarabaye inyangamugayo ku rwego ruto, akagenda azamuka gake gake. Iyo wubahiriza ijambo ryawe uba wubaka icyizere. Iyo utaryarya mu gihe cy'ingungu uba uri kubaka icyubahiro. Iyo ugira isuku ku mutima uba uri guharura abandi inzira yo kubaha ubuzima bwabo ku giti cyabo ndetse n'ubw'abandi. Imico yawe nicyo gihugu cya mbere uyobora. Imvugo yawe nicyo gitabo cya mbere abantu basoma bakacyishimira bitewe n'ibiva mu kanwa kawe. Ibyemezo byawe nibyo gisobanuro cy'icyerekezo cyawe cy'ejo hazaza n'ejo hasize uburyo wari umeze. Ikintu cya gatatu turi buze gusanga muri iki kiganiro ni iki ngiki. Impinduka ntizitangirana amagambo meza, zitangirana igikorwa gito gifite umutima ukomeye ushikamye uzi kwigwanaho. Abantu benshi bazi kuvuga neza, ariko abantu bake bazi gufata icyemezo igihe gito. Kumenya kuvuga ni byiza, ariko kumenya kwihangana mu gihe cy'amakuba niho hatandukanya intore n'imitagihe. Kugira inzozi ni byiza, ariko guhaguruka ukabishyira mu bikorwa nibyo bizandika amazina yacu mu mateka ndetse no mu bitabo, tukazaba intangarugero mu bandi bakazatureberaho. Niba ushaka kubaka u Rwanda, tangira ube umuntu wizerwa mu gihugu. Niba ushaka kuzamura umuryango wawe, tangira uhe urukundo aho wigeze gutotezwa hose, aho ariho hose nta na hamwe ukuyemo. Niba ushaka kubaka isi, tangira uce akarengane mu mitima y'abantu ndetse no mu mutima wawe. Ijambo risoza rikomeye twarangiza tubabwira muri iki kiganiro, tubagiraho inama: ntuzigere uba umuntu ufite impinduka nini cyane niba utiteguye gutangira ku kantu gato. Igihe cyose umuntu umwe yihagurukiye agafata icyemezo
cyo kutaba nka mbere. Isi iba itangiye guhinduka. Niba ari wowe wabyumvise, tangira uyu munsi, tangira witonze, tangira ariko utazagaruka inyuma, kuko igisubizo ntikiri kure, kiri muri wowe, muri bagenzi bawe n'abandi bantu wegeranye nabo. Cyane cyane ujye ukunda kugisha inama abantu bakuruta, kuko baba bakuze cyane. Murakoze cyane, mugende mubereye isi umugisha, si umutwaro, kandi aho mutaha hose bajye bumva ko mwahanyuze, kuko mwabaye impinduka. Mbere yo kuyiririmba mwagaragaje agaciro mufite mu gihugu. Wowe wakoze subscribe YouTube channel, nagushimiye. Nawe utarayikora, nakugira inama yo kuyikora, ukajoininga umuryango wo kwisobanukirwa uwo ari we. Murakoze, imvura igwa n'isubira.